hari polisi ubu tukirimo kuganira nitugira amahirwe iraca muri cabinet maybe mu kwezi kwa kabiri mu miturire. Twamaze kubona ko dukomeje kuri iyi trend turiho, ubutaka bwo guhinga twabumara by 2050. Kuko sinzi na mubibona, namwe dufashe n'urugero rworoshye hano i Kigali. Iminsi ya vuba wacendaga za Gikondo watera amaso rebero ukabona ishyamba, ubu ryarashize. Hasigaye akantu gato cyane ngira ngo kari yo turi inzu ya Wasake ngira ngo cyangwa defense. Wareba amashyamba yo twayamaze rwose. N'ahandi ukajya Bugesera abantu barubaka, ujya ku Ruyenzi haruzuye, uzamuka hano hafi ntuza za Shorongi ngira ngo niho hasigaye. Ariko muri make na Musanze ahantu hose ugiye ugasanga abantu barubaka kabisa n'imbaraga nyinshi cyane. Twarebye dusanga rero tugomba kugira ikintu dukora mu buryo bwihuse. Solution nta yindi ni densification verticale, kubaka abantu bazamuka. Ubu dushaka rwose kubinforcinga, umuntu akajya ahabwa building permit only if yubaka azamuka ajya hejuru. Ndetse no gufatanya twese tukareba n'ukuntu twese twikangurira natwe turimo no gutangira gutekereza no gufatanya rega inzu. Ni imico iba nko muri Aziya mu Bahinde, aho usanga umuryango abavukana basekuru base baba mu nzu imwe flat imwe. Nta kitubuza natwe kubikora. Twebwe ngubu mu muco w'Ikinyarwanda umuntu yamaraga kuba umusore yumva yishoboye akahita ajya gushakaho yabona ikibanza kiyubakira. No gufatanya rero, ariko iyo polisi irasohoka nitugira amahirwe vuba turatangira kugenda tukaza uburyo dutanga za building permit usibye no mu mujyi ndetse n'ahandi, kugira ngo tugabanye ino speed yo gutwara ubutaka bwubakwa ahubwo abantu bakubaka bagana hejuru. Ni kimwe mu byo tugomba gukora. Ikindi, long term perspective kuri infrastructure is a very good question. Ntabwo actually dufite, ntituragera ku rwego rushimishije. Ntabwo turi detailed enough ku buryo dutekereza ngo mu myaka 15-25 ahantu runaka hashobora kuzaba haca chemin de fer, hashobora kuzaba hari umujyi, tangire tuhategure imihanda, tuhategura aho tugomba kuzajyana sewage treatment plant decentralisé and so on. Ntabwo urwego turarugeraho, ariko dukwiye kurugeraho kuko nkuko mwabivugaga igihugu cyacu kirihuta, kiri kuri speed yo hejuru cyane. Uyu munsi turavuga tureba Bugesera uko imeze, ariko ndahamya ko mu myaka 3 bizaba bitandukanye cyane. Airport izaba yuzuye, iyo bita Airport City master plan yayo yaremejwe, ni inganda na amahoteli n'iki, kandi abashaka kubyubaka batangiye gusaba impushya, bafite amafaranga yabo. Harimo n'abanyamahanga bafite amafaranga menshi cyane. Ngiye kureba ukavuga uti rero turamutse tutari fast enough, speed ya development ishobora kudusiga ari twebwe dushinzwe kubereka uburyo babikora. It's a very good question, ni challenge natwe ifiteho, ndetse dukwiye no gufatanya ngira ngo twajye dukora consultation kenshi gashoboka, ariko iki kintu tukagikora kuko usanga dufite planning y'imyaka 10 ariko kurengaho usanga ntiturahagera, kandi nyamara dukwiye kujyayo. Usanga dufite transport master plan 10 years, energy master plan 10 years, ariko speed turiho hari igihe tugera ku bintu twapanze muri 10 years mu myaka 4 bijya biba rwose. Nko mu mihanda byigeze kuba muri ya myaka yashize 2000 kugeza 2017 hakozwe imihanda myinshi cyane, n'ejo bundi hakozwe indi myinshi hagati ya 17 kugeza 24. Birenga niyo twateganyaga, ubonaga bifite speed iri hejuru cyane. So rero icyo ni ikibazo ntavuga ngo simfitiye igisubizo mu kanya, ariko biratwenterpera kubishyiraho imboni tukabishyiraho focus tukabikora hakiri kare, kuko nkuko mubivuga ndabaho urundi rugero. Ubu turimo gukora umushinga wa Kigali Centralized Sewage Treatment Plant. No kuvuga iki, iyi myanda iva mu misarani dushaka gukora ku buryo hari uruganda rwajya rukora treatment yayo, amazi avuyemo akajya mu gishanga, hanyuma hakaba havamo ibindi, wenda niba ari ifumbire niba ari iki bikajya mu mirima. Turimo kubikora hafi igiti kinyoni, ariko nidutangira
implementation on ground tuzakora disturbance ku bintu byinshi cyane. Imihanda usanga tuyicukura, ahantu hacaga mu muyoboro wenda w'amazi usanga tuwukozeho, ntabwo twifuza ko byagakwiye kuba gutyo mu yindi myaka iri imbere. Wenda byabayeho mu yishize ariko mwiza, niyo mpamvu mvuga ko iki kibazo ari ikibazo cyiza cyane kandi natwe kirushijeho kudukangura. Ku cya speculation kuri compensation y'ubutaka, ngira ngo ni kira twe tumaze kuvugaho cy'abantu bateza akavuyo bava hamwe bajya ahandi. Ibyo byo hari abantu bagira iyo intention. Hanze hari n'umuntu ukubwira ngo ngwino ugura ubutaka hanaha, then bakugurire bakwesproprier wimuce ujya ahandi gutyo byahindutse business. Abantu rwose babaye aba business people muri ibyo bintu. Twebwe iyo policy twavugaga tuzakora ku buryo byibuze imiturire twagerageza kuyicanoringa, kuyidirectinga ku buryo iba vertical ntidukomeze tugenda tuba horizontal tumara ubutaka bwose.